Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birababaje kandi biteye n'agahinda ibyumvikanye mu karere ka Nyanza nyuma y'aho umusore mwiza cyane w'igikwerere yaragiye gushyira umwana w'amabukwe mu mago, ariko nyine Imana ihise imwihamagarira nyuma yo gukora impanuka iteye ubwoba, benshi bahita bagwa igihumure. Mbese iyi mpanuka yatwaye ubuzima bw'uyu musore yatewe n'iki? Umuryango wa nyakwigendera mu marira menshi waba watangaje iki? Inzego zitandukanye zo zaba zatangaje iki nyuma yo kubona iyo mpanuka iteye ubwoba yabaye kuri uwo musore wari ugiye gushyira umwana mu mago? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko badutera inkunga uyu munsi, maze ukajya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka tubanze dufate ku mazi gatoya, ubundi tugaruke tubavira imuzi n'imuzingo iby'iyi nkuru y'akababaro kandi yasakaye mu karere ka Nyanza nyuma y'uko umusore mwiza kandi w'igikwerere yari agiye gushyira umwana mu mago, ariko nyine Imana ihise imwihamagarira. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birababaje kubura uwo wakundaga, byonyine bikaba akarusho iyo yari agiye kukubera umugabo cyangwa umugore ukamubura ku munota wa nyuma. Ibi rero tubivuze nyuma y'uko mu karere ka Nyanza habereye impanuka ikomeye yapfiriyemo umusore w'umumotari witeguraga gukora ubukwe, kuko n'umukobwa yari yaramaze kumwerekana aho yasengeraga muri ADEPR. Ibikomeje kubabaza cyane abatuye ndetse n'abagenderera mu karere ka Nyanza. Gusa uyu mukobwa we yari agiye kurongora, akimara kumva ko wari ugiye kuba umugabo wiwe amaze gukora impanuka ikomeye, yahise agwa igihumure na n'ubu kwiyakira byanze. Iyi nkuru ikomeje kubabaza abagiye batandukanye. Iyi nkuru kandi y'incamugongo yabereye mu karere ka Nyanza, aho umusore witeguraga gukora ubukwe yapfuye asize impanuka aho yari atwaye moto. Abantu baturutse imihanda yose baje gushyingura uyu nyakwigendera witwaga Tuyisenge Emmanuel w'imyaka 29, wari utwaye moto aho yari asanzwe akora akazi ko gutwara abantu n'ibintu kuri moto. Bababajwe n'urupfu rw'uyu nyakwigendera bitewe n'uko ngo nta gihe gito yari asigaje ko yari agiye gukora ubukwe, ngo kuko n'umukobwa bari bagiye gushyingiranwa yari yaramaze kumwerekana aho yasengeraga. Uyu nyakwigendera witwaga Tuyisenge Emmanuel w'imyaka 29 yari asanzwe atuye mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana wo mu karere ka Nyanza. Inshuti ze za hafi zabwiye itangazamakuru ko uyu nyakwigendera yiteguraga kurushinga, kuko n'umukobwa biteguraga kubana yari yaramwerekanye mu itorero rya ADEPR aho yari asanzwe uyu nyakwigendera asengera. Gusa bikomeje gutera agahinda n'amarira menshi cyane mu batuye no mu bagenderera aka karere ka Nyanza. Iyi mpanuka kandi ikomeje gutera ubwoba benshi yabereye mu kagari ka Kavumu mu murenge wa Busasamana wo mu karere ka Nyanza, ahazwi nko ku Bigega mu muhanda uva Kigali werekeza mu karere ka Huye. Umwe mu bageze aho impanuka yabereye yasanze nyakwigendera amaze kugongana n'imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri ku wa 28 Nzeri 2024 ahagana ku isaa 4 za mu gitondo. Uyu utigeze ushaka ko amazina yiwe atangazwa mu itangazamakuru, mu magambo ye ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati: njyewe mpagera nasanze umurambo baworoshe, gusa yagonganye n'imodoka we ahita amanuka munsi y'umuhanda ahita apfiramo.
Amakuru kandi avuga ko umugenzi yari ahetse yari atwaye w'umunyamahanga we yajyanwe ku bitaro bya CHUB biherereye mu karere ka Huye, akaba ari kwitabwaho n'abaganga, naho umukobwa we biteguraga kurushinga we yahise arwara cyangwa yahise agwa igihumure ahita ajyanwa ku bitaro byo giherereye mu karere ka Nyanza. Gusa kuri ubu yarorohewe, ari no mu baherekeje witeguraga kuba umugabo wiwe, nubwo byari bigoye cyane kwiyakira. Gusa abagerageje kuvugisha uyu mukobwa wari ugiye kurongorwa, nta jambo na rimwe yigeze abasha gutangariza itangazamakuru, kuko yari afite agahinda kenshi n'akababaro y'uko uwiteguraga kuba umugabo we yari amaze kumushyingura. Uyu nyakwigendera kandi yavukaga mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana uherereye mu karere ka Nyanza. Gusa inzego zigiye zitandukanye zihora zirimo polisi y'u Rwanda zihora zigira inama abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse no kugenda neza, kuko batagenda bonyine mu muhanda, haba harimo n'ibindi binyabiziga, bityo kuba bagomba kuba bakwitwararika cyangwa kuba maso iyo barimo baragenda mu muhanda. Abatwara ibinyabiziga bagirwa inama yo kugenzura ibinyabiziga byabo kugira ngo igihe bari mu muhanda bidateza impanuka abandi bantu bawukoresha. Iyi ni KN Radio, ishakiro rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru ikomeje kubabaza abagiye batandukanye nyuma y'uko umusore wari ugiye kurongora yapfiriye mu mpanuka ikomeye, biteza amarira n'agahinda mu batuye no mu bagendera mu karere ka Nyanza. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya hatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, yisangiza abandi kugira ngo bajye bumva aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.